uko iminsi igenda yicuma niko amabanga ya Vatikani agenda aza hanze umunsi ku munsi, kuko twabwiye ko ari amabanga ahishe munsi y'Vatikani ntabwo azahera ubuziraherezo, ntibishoboka. Uyu munsi rero tugiye kureba umuntu wakoraga mu nzu ihindura inyandiko kuva mu Gitaliyani, mu Giheburayo ushyira mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Yahinduraga indimi, umusemuzi cyangwa umusesenguzi w'umusemuzi wahinduraga indimi za kera nk'Igiheburayo, Aramaic, mu zindi ndimi z'ubungu dukoresha Igifaransa n'Icyongereza, uko yaje kuvuga ko Bibiliya bayigoretse bakayihindura. Uwo rero nta wundi n'uwo Vatikani yirukanye imuziza gushyira hanze amabanga ya Bibiliya mu byo Bibiliya ivuga mu by'ukuri. Uwo nta wundi n'umunyabigwi bita Mauro Biglino. Mauro Biglino wagira ngo ni Bigirimana, ariko nangiye kuvuga wenda Biglino. Uwo akaba ari uwo bita Mauro Biglino, warushinzwe gusesengura agasemura izo ndimi z'Igiheburayo, Aramaic, indimi zakoshwaga kera hariya, azihindura mu Cyongereza n'Igifaransa. Yaje kuvuga ibintu bitangaje, rero baramwirukana bamuvana i Vatikani. Reka twumve uko byagenze. Amabanga yose akaba yarakubise hasi, akaba ubu ngubu afite n'ubumuga bukomeye cyane. Yararwaye, nimba ari imiti bamuhaye, nimba ari ibiki, nimba ari uburozi, nimba ari ibiki sinamenya, kuko kuvuga kwe ubona ko ntago byoroshye, ariko aza hanze akabivuga. Byerekana ko byanze bikunze iyo uvuze ukuri ugashyira hanze wari umuntu w'indani imbere, ntago bakurebera izuba bakugendaho mpaka bakumugaje cyangwa se bakunogonoye. Turabizi byose n'isi niko imeze, ariko Imana nayo iduha imbaraga kugira ngo tubashe kuvuga uko kuri byanze bikunze, kuko uko kuri nta kundi kuntu kuzasohoka hanze ngo abantu biyambure ya minyururu y'ibinyoma babishywe imyaka n'imyaka. Ushobora gufata Bibiliya ukavuga ati ngo Bibiliya ntukorahosha ni ijambo ry'Imana. Yes, turabizi ko ari ijambo ry'Imana, ariko uko babikubwiye, uko babigoretse, ntago ariko Bibiliya yagomba kuvuga. Reka nze mbikwereke, mbihe gihamya, nkwereke umuntu warimo indani imbere uko yavuze ibyo bagoretse, uko babivuze muri make. Noneho turebe, urabizi icyo gukora, kandeho like kugira ngo uko kuri ntukwihererane. Abanyandikira muri benshi cyane mvuga ngo tuganirize kuri ibi, mwese mwandike ibyo mushaka tuzaganira, turebe no tugenda tureba ibyo tuganira cyane byerekeye ku kuri n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma, tubiganire, kuko ukuri gushirira mu biganiro kandi ukuri kubohora imbohe. This is important to know for the believers. For example, in some passages, Elohim governs singular verbs, while in others, plural structures appear. This inconsistency is very interesting because it suggests a sort of stratification inside the text itself. I often say that the Bible is not a book that descended from heaven complete and coherent. It is a library, a collection of text written, edited, rewritten across centuries by different groups with different agendas, different political needs, and different theological visions. Mauro Biglino rero akaba ari wa wundi wakoraga mu nzu y'i Roma, Vatikani indani, ari we wari ushinzwe gusemura no gusesengura indimi, yaba Igiheburayo, yaba Aramaic, yaba izo ndimi zindi za kera zerekana amateka, kugira ngo amateka yongere asigasirwe. Yaguye kuri ibyo bintu rero, aza kubona ko ibyo bintu byose babeshye muri Bibiliya. Urugero cyane atanga Elohim mu Giheburayo ni Imana nyinshi, kuko ijambo ry'Igiheburayo ryose rirangizwa na im, yod na mem sofit. Aya magambo yose aba ari mu bwinshi. Reka mbigusubiremo. Igiheburayo gifite systeme ku buryo ijambo ryose rirangizwa na riba riri mu bwinshi. Yeladim, abana. Elohim, Imana.
shamayim, amajuru, im byose aba ari mu bwinshi. Ni ukuvuga ngo Elohim ntabwo ari imana imwe, ntabwo ari yahuwa, ni Elohim mu bwinshi. Muri Bibiliya rero arabaza ati izi mana zivugwa muri Bibiliya zavuye? Noneho akavuga ati byagenze gute kugira ngo tumenye ukuri ko bakugoretse? Ubwoko bw'Uwiteka bumaze kujyana i Babuloni ntabwo barwanaga no kwibohora ngo basubire iwabo. Ibyo byari byararangiye ko n'ubuhanuzi bari bazi bwari bwarahanuwe ko hazaza ishyanga rizabatwara, nubwo bose batari babizi neza, ariko bimaze kuba baravuze bati ni bwa buhanuzi abahanuzi batubwiraga kera ko bizaba, none dore birabaye. Bamaze kugera rero babonye ko batazavayo, byagenze gute? Bakomeje kurwana no gusigasira umuco n'ururimi rwabo, imana basengaga, ibyo bavugaga byose. Noneho birangira babyanditse ku mabuye, ku buryo na n'ubu ibyinshi by'umwimerere ari byo Roma Vatikani ryamyeho, ari byo abangaba ba Moro Birgino bakoragamo, noneho kugenda ngo babishyira hanze by'ukuri. Niyo mpamvu baciye ukubiri nabo, imibiri yabo, ubuzima bwabo ukaba uri mu kaga, kubera ko urebye ukuntu avuga aho ngaho. Ndi bushyiraho akantu gato urebe ukuntu avuga, urebe urasanga kuko uwo muntu kuba avuga gutyo ari umuntu yari umuntu muzima, harimo ikibazo. Umusesenguzi w'inzu y'ibitabo y'Abakatolika rero Moro Birgino avuga ati imana zivugwa muri Bibiliya ni nyinshi. Byagenze gute rero kugira ngo twumve ko hari imana imwe? Imana imwe isumba byose irahari, nta bihakana, nanjye ntabwo mpakana ko imana itariho. Ariko izo mana, wibuke ko nakoze video y'Abanunaki nkubwira abanaki bakekwa ko ashobora kuba aribo baremye aba bantu batandukanye tubona hirya no hino. Noneho akavuga ngo izi mana za Elohim ko zari nyinshi, zivugwa mu bwinshi, zaje kuba imana imwe yo muri Bibiliya gute? Nibyo tugiye kureba. Aravuga ati nk'urugero mu Itangiriro 1:26 izo mana ziravuga ngo muri Bibiliya iyi ngiyi Itangiriro 1:26 nimuze tureme muntu mu ishusho yacu, mu ishusho yacu. Ntabwo hano bivuga ngo ndaje ndeme muntu mu ishusho yanjye, reka tureme muntu mu ishusho yacu. Bikongera gutangira Itangiriro 3:22 muntu amaze kumera nkatwe, muntu amaze kumera nkatwe. Ntabwo bavuga ngo muntu amaze kumera nkanjye. Muri Bibiliya ngiyi Itangiriro 3:22 iyo ni igihamya ya kabiri. Turacyakomeza Itangiriro 11:7 mureke tumanuke duhindure ururimi rw'aba bantu bacanganyikirwe. Urabona cyagiye bari kubaka iki? Umunara w'i Babeli. Muze tumanuke, bamwe bashobora kubisigura ukundi, ariko muze tureme muntu mu ishusho yacu. Muntu amaze kumera nkatwe, ni muze tumanuke. Urumva ko izo ni imana zivugwa zariho, ariko ku bantu bazi gusesengura neza bavuga ko ari imana zari munsi y'imana nyamana nkuru, imana isumba byose. Elohim zari munsi y'imana isumba byose, akaba arizo bavuga ngo imana zaje gusubiranamo, zirema ibintu, zikora ibintu, zigira ibiki byose. Akavuga ko ari naho na Satani yaje kumanukira, noneho akaza gukomeza kwigomeka ku Uwiteka kugira ngo akomeze kwigarura kiremwa muntu, kubera ko yari azi ko umuntu ari we wahawe ububasha. Urumva ko hano hantu harimo ukuntu kumeze nk'ukuri, ko iyo umaze kubyinjiramo nibwo ubona ko ibi bintu birimo ubuyobe n'ibintu byinshi bahinduye, ku buryo iyo urushakisha ukuri ibi bintu ugera ukavuga ati no, reka negereze Uwiteka azagere ku kuri kuzuye, kuko ibintu byose baratubeshye. Izo mana zavugaga muze turimo abantu, aribyo bishobora kuba byararemwe mu bantu nyine bashobora kwenda batandukanye, ariko imana nyamana yararemye umuntu wa nyawe. Noneho hakaza izo mana zindi wenda zigometse zikamanuka mu ijuru, aribyo wenda ashobora kuba abantu n'abanaki. Noneho ugasanga izo mana tureme umuntu ase nkatwe, umuntu muze tumanuka tujye kumureba, umuntu amaze kumera nkatwe. Ibyo byagenze gute?
akongera akavuga ati rero Mesopotamiya yaba hari i Kanani yaba hehe muri Egiputa mu Misiri basengaga izo mana nyinshi. Noneho akavuga ati ese imana noneho nyamana yaba iri ku bwoko bwa Isiraheli gusa bwonyine? Aho ngaho bisobanuka gute? Niba imana nyamana, imana twese twumva turayumva y'amana iriho tuvuga ko ariyo muri Bibiliya, akaba wenda yari imana y'ubwoko bwa Isiraheli ubwayo, noneho abo bandi bakaba bafite imana zabo. Ariyo mpamvu abo bandi wenda bashobora kuba bari baranze Uwiteka, barigometse bajya muri ibyo imana byabo n'ibyirwamana, nabyo birashoboka. Hano rero Elohim avuga ko atari abantu yari imyuka iri aho hejuru, ahubwo ngo bari abantu bafite umubiri nk'uw'abantu, bari aho ngaho bafite na tekinoloji, ariko noneho bakatubwira ko ariyo mana yaremye abantu bose. Urumva ko abo bantu bari bafite ubwenge buhebuje burenze ubwacu dufite, aribyo bishimangira ko atari iri juru, atari isi gusa cyangwa iri juru tubona gusa, ahubwo hashobora kuba n'ibindi biremwa mu isanzure hirya no hino byose duhishwa. Ariyo mpamvu Amerika ivuga ngo izabyerekana ngo mu minsi iza. Ariyo mpamvu bavuga ibintu bya UFO, bategura abantu kugira ngo nibiba abantu bazacanganyikirwe nanone kubera bwa buye bwa Satani, kumbi wenda ari imana nyamana hejuru izabishaka kwerekana uko ibintu byari bimeze, byamyemeze yaba kuva mu itangiriro kugeza mu bihe bya nyuma. Kuko ushaka kumenya ibihe bya nyuma asubira mu itangiriro iteka. Itangiriro no kubera ko bari duhishe tugishakisha, niyo mpamvu bari kubona ko imana yo hejuru, imana nyamana ishaka kubyerekana, bagatanguranwa bavuga ngo bari gukora biriya bintu bya UFO, nibyo barimo. Niyo mpamvu rero ntatwe twese ntabwo duhakana ko imana itariho. Imana iriho, ariko uko twayibwiwe, uko tuyihishwa, ubwira ubuhari bwose, ntabwo umuntu yarwanya ko ijambo ry'Uwiteka riza hanze ngo narangiza kubwire ngo araguha ijambo ry'Uwiteka nyaryo ry'umwimerere. Ntibishoboka. Narabikubwiye, naguhaye urugero rw'ukuntu Abaroma batari kwica Kristo bakoresheje Abaheburayo bene wabo, ariko ari akagambane kanyuze inyuma, ngo noneho bagaruke bavuge ngo bari buguhe ijambo nyaryo ry'umwimerere uko ryavugaga risobanuye, kubera ko rishobora kuba ryanditse hano ari ijambo ry'umwimerere nyaryo, ariko bakakubwira insobanuro itandukanye, bigahindura ya myumvire. Ariyo mpamvu ubona isi yose iri mu kaga, ntumenye impamvu. Nuko iyo udafite nk'imfashanyigisho ya nyayo ugenderaho, byanze bikunze uburoga abana, kubera ko ntacyo bavanamo, examen ziraza zikabagaragaza. Ariko iyo ufite ibintu bya nyabyo by'umwimerere ukabigenderaho bikomeje, byanze bikunze bikugeza mu nzira ziboneye. Nibyo biri kuba mu ino si rero, kubera ko twagiye dukora imyaka 4, 5, 6 kugeza uyu munsi abantu bava abandi bakagenda, tukaza tukisanga uyu munsi, kubera ko twabikuriyemo twumva ngo niko kuri, kumba atari ko kuri. Hari umuntu wabajije niki kikubwira ko uyu munsi ari ku wa gatanu? Usibye ko abantu nyine babyumva bakabyemeraho uburyo magihamye kwereka ko uyu munsi ari ku wa gatanu, watangiye gihamye. Ntabwo ibyo bintu byose tubizi. Niye gihamye kubwira ko turi mu kwezi kwa karindwi, andika mumbwire. Ibyo byose barabihimbiye kubera ko igihe kigeze abantu batangiye kubaza ibibazo. Imana yarahanuye ivuga iti muri iyo minsi ya nyuma nzabashyiraho umwuka wanjye, mwongera mwibuke, muhanure, mugire inzozi, noneho mumenye ukuri. Niko kuri nicyo gihe kiri kuza. Byanze bikunze Satani rero ntashobora kubeshya ibintu, kuko byanze bikunze ukuri kuzaza hanze. Ibyo bijuru rero byaje guhindura muntu kuki bitavugwaho rumwe n'abahanga mu gusesengura za Bibiliya, yaba banditsi, yaba bakora ubushakashatsi kuri za Bibiliya. Ibyo bivejuru byaje bigahindura abantu benshi bita ibihangange. Urabyibuka bavuga ngo n'abamarayika ngo baguye, baza baryama n'abakobwa b'abantu, noneho babyara bya bihangange. Ibyo bihangange ari byo byaje gutwarwa n'umwuzure, ariko bakavuga bati bizongera bigaruke mu minsi ya nyuma. Ariyo mpamvu bavuga bati bari gutegura abantu babakorera iyoza bwonko, bababwira birabo ngo bya UFO n'ibivejuru ngo bishaka kuza mu isi nanone. Kubera iki ubwo ruhurirane bihuye gute muri iyi minsi? Abantu bavuga bati ukuri kuza hanze. Ariyo mpamvu bashaka guhisha ibintu, ariko ntibazabisha kuko abantu barakangutse. Nta muntu ucyemera ibinyoma bibeshywa na za Amerika, bibeshywa n'abantu bibwira ngo bari imana, ngo bari hejuru y'abandi bantu bose. No, nta muntu ukibyemera. Sinzi rero niba mwe mukibyemera, twebwe ntabwo tubyemera. Niyo mpamvu ubona ibintu by'ijambo ry'Uwiteka cyangwa byo gushaka kuri umuntu abigendamo garo, ko tumaze kubona ko byose, hafi ya byose baratubeshye.
ibintu byose barabigoretse, bamaze kubigoreka ariko wenda noneho hasigara Imana ihari itugaragiye twese, ituma noneho tuzagera kuri bya bihe bya nyuma, ikongera ikatwereka kwa kuri kuko ari kumeze. Noneho Satani n'abambari be kubera ko babizi bakavuga bati aba bantu tubahindure uturemangingo, ibintu nk'ibyo ngibyo nk'uko byagenze mu itangiriro. Nitumara kubahindura bazaba baciye ukubiri n'Imana yabo, bazaba baciye ukubiri n'ukuri. Noneho nitubigeraho tumaze tubigezeho, bazaba barahindutse n'ukuri no gusohoka hanze ntacyo kuzababwira. Ariko noneho bakamenya ko Imana nayo ifite ububasha bwo kudusubizamo imbaraga muri icyo gihe yagennye nk'iki, kugira ngo uku kuri tukumenye kutubature kandi ukuri kubohore imbohe. Nuko bimeze rero Moro Birigino, niyo mpamvu bamwirukanye Vatikani bamukorera Bugesera, bakaba baramugize uko wabonye. Ibyo bintu ndakubwira ko ni gihamya kuko ibyo avuga yarabizi. Umuntu wese uvuze ukuri ahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo ibyo byose tubiziranyeho twese ko umuntu uvuga ukuri byanze bikunze, iyo Imana ikimutije amaboko, iyo Imana iri kumwe nawe ntacyo ushobora kumutwara. Ariko niyo wagira ute hazaza n'abandi bavuga ukuri, kuko uku kuri kwanze byanze bikunze wakwanga wagira ute kuzasohoka hanze. Ntushobora gutsikamira ngo ubundikire ukuri nk'uko inkoko zibundikira amagi ibihe byose, ntibishoboka. N'inkoko nayo igera ikava ku magi kandi uzi ukuntu iba ishaka ko ituraga kugira ngo ivane mu dushwi twayo. Niyo mpamvu natwe rero uku kuri kugomba kuza kugasohoka muri Bibiliya, kukaza hanze, kukabatura imbohe kugira ngo isi yongere igire ituze n'amahoro. Niho tugana, ntawe ushobora kubihagarika uko yaba ameze kose. Nkambashimiye rero, mbere yo gusohoka mukandeho like, wandike ibyo ushaka tuzaganira, ubaze ibibazo, usobanuze, wandike mu cyo wumva kiganisha kuhanuza ibintu by'ubwiru, tubishakishe tubiganire kugira ngo ibintu bijye biduhumura twese. Nkabambabwiye nti abakomeje kwiyandikisha ndabashimiye cyane, nawe utarandikisha subscribe wiyandikishe kugira ngo ibi bintu nk'ibi bijye bikugeraho, utangire ukanguke uva mu binyoma bakubeshye yuza bwonko, kandeho like kugira ngo bigere kuri bagenzi bawe bose nabo bongere bamenye ukuri kubeho imbohe. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov me.